Abasenga TV kora subscribe. Ibihe byiza nshuti zacu nshuti zakadasohoka mwe mukomeje kubana natwe kuri channel zanyu no kuvuga Abasenga TV ndetse na Mutwara Sibo TV. Tunejejwe no kubana namwe tuje kumeza busesenguzi nkuko bisanzwe. Rero murimo bibona kuri kamera turi kumwe na Isaac ariko ntaramwakira. Reka musabe utarakanda subscribe ubanze ukande subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe bityo umuryango wacu ukomeze kwaguka. Ya mungu rero tumwakire. Isaac. Yes. Urahora komeye? Meze neza cyane. Urashima Imana? Ndashima Imana n'abantu bayo. Ya tuje kumeza busesenguzi rero. Tuje kumeza y'ubusesenguzi tumaze iminsi tudahari. Nimba ntawe usuhuza rero mbwira twanze. Tuje abantu bose bakanze subscribe n'abadukurikirana batarazikanze. Twongere twibutsa abanyarwanda ko turi mu minsi yo kwibuka. Minsi twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ubuzima burakomeje. Ya. Turashima Imana ikomeje kuduteza intambwe. Ya. Twinjire ku meza y'ubusesenguzi. Yego. Turajya mu burasirazuba bwa Kongo. Aho tugiye kurebera hamwe igituma M23 irimo kugenda isubira inyuma. Ntabwo ndi buze kubyita gukubitwa ku rugamba nkuko FARDC Wazalendo irimo kugenda ibivuga. Ibyo bintu byose turaza kubirebera hamwe. Tumaze iminsi tudahari, turaza kurebera hamwe amakuru yagiye avuga kuri Kabila. Yego, yes. Aciye mu burasirazuba bwa Kongo. Bati gusubira mu ishyamba utekereje nabi. Yego. Hari andi makuru kandi nanone yimbitse ari mu nda y'isi y'umuhungu wa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Ibyo nawe ibyo burana muri Kongo. Yes. Bivuga ko Kinshasa hari indi ntambara yadutse nshyashya. Tudatinze cyane rero reka twimbike muri aya makuru kumeza y'ubusesenguzi hano ku Basenga TV Mutwara Sibo TV. Yego. Mbibutsa gukora subscribe. Ntabwo njyewe ndi kubona kimwe n'abari kuvuga ngo M23 irimo kubitwa. Sibyo? M23 tuzi abaribo. Tuzi n'icyo ari cyo. Tuzi n'ibyo yagiye ikora tubibona amanywa ku manywa ijoro ku ijoro. Yego. Uyu munsi hari ibiganiro byagomba guhura leta ya Kongo na leta ya AFC cyangwa se umutwe wa M23. Byarasubitswe. Yego. Byarasubitswe. Hari n'ibindi byagomba kubera i Qatar. Yego. Ibyo nabyo byarahagaze cyane. Yego. Ntabwo tuzi impamvu zabyo. Rero kumeze ubusesenguzi reka mbaho kukuri kandi mukubone nk'ukuri. M23 ntabwo iri mu gutsindwa urugamba nkuko muri mu kubivuga. M23 mwanga ntabwo ni mu kwivugira. Uko ari byigiye ikora tukabibona. Nubwo twagiye tuvuga ko igomba gusubizwa inyuma. Yego. Ako ntabwo twavuze ko igomba gutsindwa urugamba. Yego. Ariko abantu twumve neza. Abadukurikiye barabyumvishe ko izasubira inyuma. Twavuze ko izasubira inyuma. Ntabwo twavuze ko igiye itsindwa urugamba. None ndabona ibitangazamakuru hafi ya byose byo mu karere byandika ko M23 yakubiswe irimo gusubira inyuma, yamaze kwamburwa imijyi igera hehe ku 8. Yego. Hafi imijyi ya Karehe ni hafi ntano na Bukavu. Cyane. Siko bimeze. Ntabwo ngiye mbona rero gusubira inyuma kwa M23 ko ari ukwishongora kwize kw'ingabo za FARDC na Wazalendo. Ahubwo AFC 23 M23 ni igihe irimo gusubira inyuma irekura ibice yarafashe kubw'itegeko ririho. Iri tegeko ntabwo murizi ni irihe. Nimero kuri icyo kiganiro ajya kurisanga muri tegeko. Sibyo? Dukomeze gatoya. Ikindi gikurikiraho ashobora no nsoma ibinyamakuru bigiye bitandukanye mbona ingabo z'Abarundi zigamba ngo ntabwo zikina nazo zishobora kuba zaraje kurwana. M23 gusubira inyuma kwayo birimo birahishema n'isheja Wazalendo kandi mbibutse ko Wazalendo nawe umutwe w'iterabwoba Gisekedi yifashishije kimwe na FDLR. Biterwa n'uruhande umuntu aherereyemo. Kimwe na FDLR no kuvuga
nyine Kongo ifata M23 nk'umutwe w'iterabwoba none ariko wazarendo n'iki ariko M23 igafata wazarendo nk'umutwe w'iterabwoba FDL nayo ni w'iterabwoba ariko ari wazarendo ari FDL ibinyamakuru mpuzamahanga n'ibinyamakuru byo mu karere byandikwa ko ari imitwe y'iterabwoba FARDC yagize gute yifashishije muri uru rugamba urukuba ngo barimo barifashisha wazarendo basubiza inyuma M23 yego ibi ngibi ntubirenze ingoyi yuko ikibiri inyuma cyose ni ingabo z'umubirigi izi ngabo z'ububirigi nubwo byavuze ko bamaze gupfuma ingabo zigera hafi ku 8 zimwe zirakoresha drone mu ntambara aho ububirigi ubwo ntabwo byemera ko bapfuye abo bantu nibutse ko iyo tuvuga amakuru cyangwa turimo kuyasesengura yego tukavugamo abapfuye njye nkunda kuvuga ngo abantu bose bameneka amaraso asa nta muntu umeneka amaraso y'umweru ubaho uko iyi ntambara igenda imeze harimo abasivili bagenda bayigwamo hari n'abasirikare bagenda bayigwamo siko bimeze rero icyambera cyiza kurusha ikindi cyose ari M23 ari FARDC ayibaza rero n'izindi ngabo z'ababirigi abarundi n'abandi sibyo iki nama natanga kumeze ubusesenguza ahangaha nuko bahagarika imirwano bakajya mu meze bishyikirano muvandimwe niba tumaze igihe kingana nk'iki ngiki tuza ku meze ubusesenguzi tuvuga intambara tuvuga aho bigeze naho bigana kuri Gisekedi M23 rwambikanye byagiye ahangaha suko nta yandi makuru twanakatangaza hari sibyo mwanze munyumve neza makuru harari menshi ku bwinshi M23 yo sinzi M23 birakwiye ko isubira inyuma nk'uko irimo kugenda ibigenza kuko ntabwo iri gutsindwa urugamba kuko bosi wayo Amerika twamaze kubona ko Gisekedi yamaze kuyiyorera arayiterura arayiherereza ariko n'abana badukurikiye wa mugari twarabivuze yuko izasubira inyuma siko bimeze none nyine irimo irasubizwa inyuma none reka tubivuge neza yego irimo irasubizwa inyuma kuko hari umuntu uvuga ngo ngo ntabwo ari ubushake oya nyine ntabwo ari ubushake ntabwo ari ubushake ariko igomba gusubizwa inyuma ku bw'itegeko rihari rya bosi mukuru wayihaga inkunga ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yabonye icyo ashaka kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamajije kubona icyo ishaka itageze gute itavunitse cyo kugendana niyo mpamvu M23 nk'umutwe w'iterabwoba nk'uko Leta ya Kongo iwufata igomba gusubira inyuma ahubwo ntabwo tuzi ngo umugabane wayo uzaba uwuhe aho izagaruka isubiza inyuma ntabwo tubazi ariko ubwa mbere woni yari yababwiye ati barekure za Goma za Sake za Minova za Bukavu ubundi ngo basubire muri Nyiragongo ariko iyo Nyiragongo bari gusubiramo reka manze nkubwire ntabwo wambwira ngo nsubire muri mama ngo bishoboke nkoresha ikinyarwanda gikomeye cyane hariya se ariko irimina ako Tereze kawe kwamba mu ejo bundi amamensi je yaravuze ati igiye kuva muri Bukavu na Goma ngo igiye kubisiga none dore za Nyange zizahe uduce twiciye dutakaje dutakaje uduce twici rwose gutakaza uduce 8 ndagira ngo manze mbivugeho nta ntambara mwigize mwumva y'amasasu nk'iyabaye FARDC iri guhondagurwa na M23 imbunda zikomeye ngo zaturikiye hana nta ntambara turi kubona yeruye iri kugaragara abantu bari kuri channel zacu barabyumva M23 gutakaza ibice 8 ntawo bishoboka kuri urumva byanze kuzibaraza umuvuduko yari ifite cyane none niba ari umuvuduko none imirasubizwamo inyuma ni mwinshi ni munini cyane biboneka ko harimo uruhare nyine rwo gusubira inyuma nayo bwayo uyu bwayo irimo irisubiza inyuma nta muntu uri kwisubiza inyuma kuko tubiva ngo ugiye kujya mu ntambara twagiye tubona rero nshinga ibikoresho biri tujya gisigaye cya Kongo harigenda Monesi kwegeze gutangaza ngo ifite ibikoresho ngo biri tubya Monesi cyane rero ibintu byose ntabwo tubibona ko M23 yabara bitesha agaciro igira gute nirangiza ngo isubire inyuma biramupanga itarwanya ahubwo ngo za Kongo zarikirigisa ziraseka zibonye ko M23 gusubira inyuma okay ubuzima zirita intwari nta muntu wangishema nta muntu wangishema hariya rero barimo barahifotoreza bavuga ati twabakubise twabashubije inyuma yego
ariko kuri turakutwuzi yego Amerika yabonye amabuye yahawe amabuye oya abadukurikiranye reka maze reka maze abadukurikiranye ibi bintu byose mo muri kureba ahangaha biri kugenda biba ni politike sibyo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri mubanze mumenye ngo ufite inyungu nyinshi nindi aha yego ni leta zunze ubumwe za Amerika cyane turi kugendana M23 nk'umwana mu rugo agomba kwicara akagaburirwa agatuzwa akumva itegeko ahubwo ikosa ryabo ni iringiri mwageze mwabona amakuru ejo bundi atambuka yuko amahuriro y'amashyaka muri Kongo adashaka yuko Gisekedi atanga amabuye ya Kongo ayaha abanyamerika yego ikosa ryabo ni iringiri rero nuko Kongo yakora ikosa ryo guhindura ibiganiro n'amasezerano yagiranye na leta zunze ubumwe za Amerika noneho uriya muhungu wayo M23 yaza agasya atanditse M23 ntabwo Gisekedi iryo kosa yarikora dore impamvu rero nanone ifite impungenge ko agomba kurikora Gisekedi nubwo turi kuvuga ibi ngibi ari ku gitutu cy'amashyaka yihurije hamwe icyo ni kimwe ikindi ari ku gitutu cyo kwibaza ngo M23 niramuka isubiye inyuma ariho ibihe bice igomba kubirimo kuko gusubira muri Nyiragongo ntabwo bishoboka buriya ntureba ishobora kuza ikavuga ati twe turakwambira igoma n'ahandi hose twari twarafashe mugumane Bukavu yanyu mugumane na Karehe yanyu mugumane n'ahandi hantu ariko Goma n'ahandi twafashe turakwambira niho ubutaka bwacu buri ikibazo Amerika rero ntabwo yabigicukuye ibirombe nese Amerika yareka amabuye ereka Amerika nubwo ishaka amabuye wibuke yuko intambara y'abari abagabo M23 no bavuga ngo turashaka iki twishyire tukizana mu gihugu cya Kongo tukitwa abanyakongo mane bana ko twita iki icyo tutazi hasi ntekeza ko Amerika ibakunda cyane kurya avuga ngo duhaza amabuye mu ikibazo cya Amerika ni iki ngiki nuko imeze nk'ikirumira habiri ku mabuye ni ngo ni hatari nyine ni ikibazo kibereye rero akaga n'akaga uri ahantu ngiye mbona Gisekedi hari ahantu ariho yabashije gukubita M23 ahantu hababaje cyane hari aho rwose ntabwo yahikura M23 rero ikindi nakubwira kuri Gisekedi natareba neza nanone nakomoje kuri Kabila uriya yigeze yayobora igihugu azi ikintu bita politike icyari cyo kuba ari muri Afurika y'Epfo akavuga ati ngewe nzaza nyure mu burasirazuba bwa Kongo nta kindi kintu agamije kuba yakorayo Kabila turamuzi kuri politike nubwo yavuyeho nta ntambara ibaye ariko tuzi ko yagiye yakoze intambara nawe ariko ni hahandi ntibasare buriya se we yahindura iki nese we yabangamira inyungu za Amerika ko ni ikibazo ntabwo ikibazo kubangamira inyungu za Amerika nawe biragaragara ko yavuye ku butegetsi atabishaka aracyabunyotewe nicyo nshatse kuvuga bikaba byateza ikibazo Gisekedi cyo gukuzwa ku butegetsi sinzi ko nimba yuko mbibona ariko n'abandi wenda babibona baraza kutubwira Dukomeze gusesenguzi turatanga umurongo urafunguye comment zirafunguye abandi nabo batubwira uko bihagaze Amerika nabonye akenshi haye ibyo ishaka ahubwo ihita inakongeza na manda yego Amerika iyo mukoranye ukuntu ibyo ishaka abonye hari n'igiti gushyigikira rwose n'itegeko nshinga ukarihindura ntibizabatangaza ahubwo bahinduye n'itegeko nshinga oya itegeko nshinga rigomba guhinduka Gisekedi akiyongeza n'izindi manda kubera yuko hari ibyo yatanzemo hari ibyo ari kugenda agaragaza hirya no hino kandi ashobora kuba ati ibyanga bikunda itegeko nshinga muri muriretse gatoya akamera nka Zelensky cyane Zelensky manda ye yararangiye ntiyava ku buyobozi akomeza kuyobora hari ahantu hashobora kuba harimo ibindi bintu tutari twamenya wa mugani yego rero ibi nabyo tuzitegure Kabila ntabwo yapfa guhaguruka adafite andi wamushyigikiye nanone ubyibuke Kabila usibye ko n'undi Kabila iturufu ye n'undi yari yarangiye n'undi niwe wari uri inyuma ya M23 kwaje mwibanga nimba M23 bari kubisa ikintu kibabaje nka kiriya cy'igihosho yego yagomba kuza agashyiraho agasada keda ibyo bintu byose rero
mubirebe neza ari amagambo ya Therese Kwekamba nayo tuyagarukaho gatoya sibyo biramuka bidakunze nawe mwibutse yuko Kabila se cya Therese Kwekamba Therese Kwekamba biramutse bidakunze byatangaje nawe ubwe araba ari mu mazi abira yatangaje bimeze bite ko hari abantu benshi wenda baza mu busesenguzi batumvisha amakuru ibi byo kuvuga ngo M23 yasubira aho yavuye wari ubikomoje mu kanya yes yego iyo ngiyo kure igomba gusubira inyuma nabyemera igomba gusubira inyuma kuko ni itegeko ryatanzwe n'umubyeyi mukuru wa M23 sibyo ariko mu busesenguzi n'amakuru acukumbuye bivuga ko mu biganiro bigiye bitandukanye bari gushaka kugirana hari ibyo M23 iri mu gusaba leta ya Kongo itaramuka ibyubahirije mushobora gusanga utu duce twose yongeye twisubiranye kandi ko no ku buryo bukomeye Amerika se ega yapfuna ryangiye erega birakeye mu meze birakeri ku biganiro nabyo sibyo baracyabiganiraho mwabonye intumwa ya Trump hari icyo yagivuzeho sibyo nabonye amakuru agenda asohoka ibyo yagiye ivuga biki bagatirika ikintu cyose dushyigikiye ni umutekano kuko nibwo twabasha gukora neza kandi Amerika kugira ngo ikore nuko ifite ugomba kuvuga umutekano wacu ugize gute imbere n'inyuma urifuru kugira ngo bapakire indege zabo ukore buri kimwe cyabo neza nabo bakontorora sibyo niyo nawe muvitira ko yikura bizayigora muvandi icyo wakora cyose ubangamiye inyungu za Amerika sinzi nimba mwagendana neza muvandi M23 Amerika ubafate nk'ikintu iki pamoja yego sibyo yego ubundi wibuke style zabo zose ni nayo mpamvu batagiye kubaha basubira inyuma yego okay wenda hari abantu badukurikiye barimo bumva wenda bafana ruhande rwa FARDC sibyo yego ariko nabo nibarebe gutakaza ibice 8 reka dufasha abantu hari abantu bigiye bigorana kubyumva gutakaza ibice 8 kwa M23 uyu muvuduko urahambaye mu gusubira inyuma byanze kunze harimo uruhare rwayo mu kwisubiza inyuma yubaha boss mukuru Amerika siko bimeze buriya ivyo bintu byose ni nako bihagaze twatwara babwiye ariko tugateye ubutiriza subira inyuma byagenze neza nshimiye abantu mwese mwadukurikiranye amahoro Imana akomeze kubana namwe urusheho kandi subscribe ibihe byiza ndabakunda ciao